Matiku. Ni sawa magari. Sha ntago ujya wica igihe kabisa. Reka njye nubariza mbyemeze nk'abazungu ubwo ndanabarenza sindi umunyarwanda. Umva se. Sinari yabikubwiye ko nzagushakira akazi. Nibyo byanzanye urabona nazindutse dore n'ibyango ahubwo nanze ko mubiri. Ahubwo reka nkubwire cyane. Arya akagakwita none wagakuye ubundi wahoraga mu bibodaboda. Kangaka se. Kangaka kamagaza urukenze rwose. Wiki? Ni urukenze. Umva rero ngiye ukubwira. Sinakubwiye ko nzagushakira akazi. Niko kanzanye ugiye wabivugiye ngo twagiye se utanguye karakaza. Ahubwo ku kazi kari. Ngiye kuguhereza umukire acuruza mu iduka. Dusanzwe dukorana neza. Nawe rero utaza kubizambya. Ikintu mushaka we ni kimwe cyonyine. Ndashaka kuzajya unkopa. Cyabona ngomba ukazajya umpa ibintu by'ubuntu. Ubwo numva bizarangira botike tuyimuriye iwawe. Yewe nibyo nshaka. Nge magare nibyo nshaka. Uri tayari cyangene nishakira. Ushaka uni kandi aricyo cyanzanye. Yewe urabizi ko ndi umusherisheri. Ntubizi se? No naze n'ugatariyani gusa yakeka gute ko ndi umujura. No rero. Uri tayari guhita utangira akazi. N'imyenda yose nayizaye n'amashuka ahubwo tugenda. Uri tayari? Ndi tayari. Tugende unyereka ku kazi. Tabari bya bindi bya. Akareka akazi ndakamenye tugende unyereka ku kazi. Tugende? Nta kintu uzongera vuga ngo ubwo urakize. Nta kintu uzongera kugura. Rero reka nkwereke. Turagenda arabanza kugukoresha ikizamini ndabizi. Ndabizi hari nundi nari nazanye mbere amukoresha ikizamini. Wowe nta kindi urabutinze guterura. Noneho giye ikintu ndi bukore niki? Ndahita mutuma ka. Arajya kukaza nasanga byageze gute? Byararangiye. Uzajya unkopa nurangiza ubare n'ibintu bikeye. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Sawa. Tugende ahubwo tugende unyereka ku kazi. Bo tugende. Kandi genda ukagereza n'ibintu. Reka nta bintu by'ubututu ahubwo nukwakira. Mushi karaveri. Mushi karaveri wabonye? Niko tamfashe. Yes magari. Ndakubona. Ko mbona uri kumwe n'inyume nonora. Wamubonye nono? Kakanyume se kakana. Sha 16 turafite sha. 16. Ni wa mukozi nyine nakubwiye. Oya yise mbibona mbona uri kumwe n'inyume ndavuga kakana sude. Uyu nguyu. Cyane imirire mibi yo mu cyaro sha. Wiki umwana wateri. Uyu mwana ngenda muzi uyu nguyu dore twakoranye n'ubuyedi. Uyu yikorera. Bose imbaraga si ubutungo ziko nikorera ibiro 600 by'ifari. Uyu nguyu yarashoboye. Reka mude uva mwita kwa mwana. None se sha umufuka wawe byimbuka uterura. Wawuzanye ukareba. Rero mwereka hano haje akazi kari sere naga rimwe mu cyaro mugira ngo iki. Wezana ibyo bindi byihore. Naze mwereke. Urumva ko nta kintu. Wezana. Giye uyu ndamuzi. Uko shaka do. Umufuka urashobora kubwira. Akangaka kuri matika akangaka. Aka nubusa. Nabyo batuba twaromoye wowe. Uravuga amagambo y'iki? Umva baretse mwereke. Munzaniye akarindazi ko. Icaro gifite se? Ntabwo ariko weza n'irindazi. Ko nsigaranye mu yasenkana. Je kakana nashara agasore nakubwiraga. Wabonye mwe nakubwira hotel Karisimba ariko. Wabonye aka nakageza na Nyabugogo. None siko nari ndazi uzanye. Nsigaye ma yasenkana. Ntacyo noneho bari ryuzana. Bari ryuzanira. Uko sha? Ubone se uzakorera ngahe? Kubera ko nyine ndi ukwiga akazi ndakamenyereye ngende umwatsi. Nako ari na hotel arakurye bambaye n'akazi ndakanga. Uko nasanze ari ibintu byo kurya kandi ntabwo ko nabizi no muri hotel y'ubu yakora none uzajya umemba 70 genda 70 nzanira ku karindazi kasi bari kunzanira kwikura ni ibintu tamike cyane.
umeze ute bro? Salama. Biracamo? Nta kibazo. Umeze ute se? Cyane fresh. Bwa mbere nkubonye bro. Hari ahandi unzize. Uribuka duhura wari uri kumwe n'undi mujama wa class ibintu by'imisatsi mbabaza ibintu by'imyaka. Ndabyibutse man, imise nkwibuka. None se kiragiye nakumenya. Man nanjye hano mamaze ni nk'icyumweru ndumva. Cyumweru. Ariko iyi quartier ntago ari nziza. Duhure mbabwira ati mushaka ibintu by'imyaka. Ubundi ngiye man ndi umushesheri nicururiza ibintu by'imyaka n'ubukomisiyoneri ndabukora rimwe na rimwe. Urumva? Ariko narabagezeho nko muri quartier nkaho ko wasanga abantu b'abatipe cyangwa b'abagenzi wawe baza formule y'ubuzima bw'iyo quartier ngo reka ngo ntabyo nzi. Urumva? No bikubitiyeho noneho buriya bwarakeye nyuma undi muzi uzi ibintu byambayeho muvandi ibyambayeho ni nk'abanyesirayeli bari Misiri arankasira muvandi ntago wabyumva man. Man nibyo byakubayeho. Nyina abateka mitwe babaho nubwo ikaritse nanjye ntayimazemo igihe ariko turabimenyereye ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ayo nyine iyo utitwaye neza ntago baziho. Ni ukuvuga ngo ubundi igihe mbikubwiye byadutwara iminsi nagize gutya umuntu n'akagabo bita ngo bakita amatiku ari kumwe n'ikindi kigabo ngo ni ikiyobozi kikunda kwambara ingofero. Ako kagabo ngo ni matiku kataye inote y'igihumbi. Mu guti inote y'igihumbi ndayitorera mani wumve ko Imana yikurira abantu ku nzira nta n'agatike nari mfite nayo nifunze bya danje nyine tu ebana ubwo mpita nyitoragura kahise kafata mu ishingo izosi kari karikuyeho ariko kuyaga yayo aperi nareyo yashaka ko mugabana se wabyibora ibyambayeho hasi icyo kigabo cy'ikiyobozi bateka imitwe banyatse fone banyaka iki ku note y'igihumbi nahasize 10,000 man ko numva uri umunyabibazo. Man abantu binaha nyine urabirinda none se nakubwira ngiki se naye nyine iyo wigize idage barakurira da. Eko kubeshya abayobozi binaha nabonye nta butabera batanga ahubwo kenigendere tu ikomereze man. Karangiye. Niko. Bimeze bitewe. Sorry. Bayobozi rwose mumbabarire rwose nariciye hano ndi gushaka inzu yo guturamo rwose kandi urabizi ko twarangizanyije muyobozi. Cyangwa warugarutse kongera guteka imitwe. Oya muyobozi nta guteka imitwe ahubwo ndabona witwaje n'abandi bayobozi benshi cyane kandi cyagiye wari mufashe rwose ngiye nayo ndi kwitambukira muyobozi. Mva rero reka mubwire. Ubwo muyobozi ntabwo rwose kugira ngo ube hano muri uyu mudugudu byonyine aka kagari ukatemberemo wowe dore ikintu bisaba kwitonda ubuteka mutwe nka buriya wowe waruzanye buriya uzi ko nakugiriye impuhwe muyobozi impuhwe warazingiriye kuko wabonye ko n'inkweto zifunze uzi ko nakugiriye impuhwe buriya urabizi ndabizi kuko nabonye urabona n'inkweto zifunze nayo nambaye nazikuyemo ndazigurisha kugira ngo ngirire impuhwe urabona nambaye ibipapa wari uzi ko nakagombye kuba barisi bakujyana ukarara muri gereza ndabizi cyane rwose ahubwo uri kuvuga gereza ubwo waba ukanyica cyane ahubwo kanigendere umva reka nkubwire n'undi munsi urumva n'undi munsi ntabwo bizongera garukano muyobozi bambabariye ko ndi kugenda ndi kwirukanka ndavuze ngo garukano sha nta nitawe ufite sha reba muyobozi umenya muzira abantu basa neza oya mbwira ubu nta nitawe usa neza sha umva rero reka nkubwire genda ariko uzisubiraho rwose murakoze cyane muyobozi ahubwo se ngo genda ibindi urabaze iki genda shabura rero maga wenda kwemera ntago tuzabura ruhare ngoro muyobozi uhamubonye nese wawe muyobozi ya kuva cyagiye mwaka byaro muco bimwe twararira cyagiye tujya inyama ugena ura mutipe ndagakira wowe ubwo nuko Kigali mubaho niko turi ngero ndeta mbu mukuru w'isi yegenda ndeta mbu mukuru w'isi kabisa
biriva Ah, meze teze shaka ariko namwe muragenda aha se Salamu mwageze wanjye. gute noneho bo ntubizi se ko dutuye hano hafi muri iyi karitsiye cyase njye mba nanabizi mwana none se cyane sawa tu mwese uramurara muziranye mute uriya mupeta nyuze hano nyine numva ambwira ibibazo za sababu ze nyine tu reka ibibazo ngo sinzi ngo abantu binaha warahashye kabisa ubisigaye bameze neza cyane ya Kigali we ntubizi urabizi ijya ubyihorera arongoye biriva umva katwe tube twikomereje sawa tuzasubira sawa salama bro. Salamu. Bimeze bite? Sha, ni neza kabisa na. Hajya ngo ni anyone. Subise se. Nena nagiwaje bitewe no kuntu Ega yiri amazina umustar, y'abazungu. umustar, Bijyanye se uragibuka? Neza. Neza. Amakuru se? Ni sawa. None se sha ko ariko ubundi ubwo amakuru y'amagare urayazi? Kabe muvuge gato tumhoreye. Magare se? Nawe mufitanye ibibazo? Subise se koko mwana. Reka Sizi tunamure. None se byandi by'akazi? Umva ukuntu ego ndazimeze. Ngiye gutugitira ibintu byo kubyubudije. Ebeke? Byubudije. Ubudije se nibi? Byo ku mashini nyitanga filime n'imiziki. Ase ja niko ramusinze kwifata neza. Oya, nzajya mu mashini. byose no kwiga, byose no kwiga. Yatangiye gutoza. Uzabanza unyigisha ariko. Oya ntago. Cyo uragira ngo kabura umunara tuyaka akajya kwigisha koko. ahubwo uzi ikintu wamarira no kwandika neza. Oya ariko nakagira umukinya cyane nawe mukabye. Hari ibintu byoroshye. Ubudije. Zajya ubyige ni byimwe bitatu cyangwa kwezi kumwe. Ujye mu kazi. Ubudije wago utangiye te. Urabona nabimenye. Umva. Umuntu w'irusizi. Niba uturuka mu cyaro cyangwa. Nari umva nkubwire wowe icyo nshaka nuko mbona akazi. Wewe akazi nje kugutugitira mu minsi mikiro akabona. Ndakabona. Utangiye kuba umudije kabisa nako. Ubu nzi ko nzaza nikorera ubuyede. Oya by'ubuyede n'iby'abaturage kujya ubujye umuntu w'umunyamujye mu. Urajya nzace nkawe se. Reba inkweto uba wambaye. Uzagomba kujya Kigali nari bimana ubwo wowe ugenda ukanigitire ariko nzabanza nce mu masomo. Umva we nta kibazo wihumura. Nazaha abaturage ibintu byapfuye. Wewe humura ibyo ngiye bindekire n'ibyanjye byo. Ugiye kumfasha. Wenge mva ugiye guhinduka umudije ujye ukura amafaranga abandi bantu bose. Nari bimusaba. Turi kumwe ngo ndikuta kandi. Ubwo nanjye kanje kureba amagare hano hakurya. Gira kabisa. Nari bwo wowe tuzasubira. Turi kumwe. Ngo bodeje ndakorahiye. Magare we. Niko reka mubaze. Wabaye umupolisi ariko dore umugabo. Uzi uko wa mutipe twahuye none ibirenge ngo nese kurenze mwana we buriya hari n'ikintu utazi rero buriya twegeye ni kuriya tuba buriya ntuzareba abantu bose ngo bagenda ngo bambaye bakenga ugire ngo hari akazi ngo muyobozi ndakaba nese uri umuyobozi w'isibo uri umuyobozi w'umudugudu nyine uwo byumve nyine ntabwo nge nzigera mburara nimbona ngiye kuburara afazani zawe umutipe ukuntu yasubiraga inyuma asusumira babonye ariko ngo ni magare ndaga siyo mpamvu nakubwiye ko muri iyi minsi ibintu by'ibitiyo n'intuza nazo buriya ntihagira umuntu muhura akakuraburiza amana akagira gute akakuraburiza uko byagenze bite ese ubu nta wundi ukuzi muri aka gace yamenye se wimitswe ryari se watowe hari amafoto bamfata hari rikode bamfata ibyo byose ni ibigambo mu rukiko biba bisaba ibimenyetso bifatika kandi nta nabyo byaheye nta video bagufashe umwaka amafaranga byaheye ahubwo we njya nkubwira kata nyinshi dushobora gukuramo amafaranga dore maze kubyibuha kubera amagare ugatangira unanyishyuza n'ubufaranga bwawe kandi nta kigenda buri aho ngaho ibihumbi 10 wamaye we ariya mani ahubwo dore wamutindaraje mugisha araje hano naje kutubwira ibiki mwoka byara hagiye kumbwira kaguhiriyeho hari ibintu numvisha njyamye nuko nakwiboneye Agari. Bitese. Mugisha. Salama Mugisha. Komera cyane. Agari bitese ko muri kubyuhamwa. Erega turarya. Ahubwira ibibazo nkabona nta kintu byite mwaneka nicara ariko. Wicare. Twese nicaye no barani gusa. Mugisha kazanye amategeko adasanzwe. Mugisha nari. Hari igihe wasigira n'umugati. Nese shawe. None yanyu kabisa nawe ni daje. Umva se mwana. Ariko hari diro tutarangije.
iyihe se kandi Ufitanye dino na Mugisha? Bavuganaga ntabwo yizi se. Yes. Aba musista nyine. Musista. Shaje n'abakobwa se. Nyamara byongeye birakara. reka da Noneho abana ubu kuri phone yarema mbaza ngo ko nta kintu nyine ndi kumutangariza kandi nyine nkomeza mwima amakuru ariko n'ibyawe ahubwo reka mubaze mbere y'ukuntu umuntu anagufasha tubwize ukuri ubundi nibyo cyangwa se byo Mugi witonde gato. Ibyo umukobwa yaramwishe, yaramushimuse nibi. abonetse nawe dutangiye kuva natubwire niwe ntahari umva reka mbabwire sha uzangirira ibanga ye magare agenda n'umuntu muzima ahubwo hari abantu baba bashaka kwica izina ry'abandi bagashaka kuzamura ibintu biri aho ntazi ukuntu biba bimeze ubwo rero nyine gusa reka nkwereke urikoramo icyo nzi icyo gihe uriya mukobwa hari ahantu nyine yakoraga yaduhe neza kabisa ntangiye kuba umugabo Mugisha azanye amakuru. ubundi no gufasha umuntu utakubwiza n'ukuri nibyo biba waca he biriya ni ibintu nawe wakora n'uyagakora tubwire ubundi byagenze uti duha amakuru ni ahantu yakoraga noneho naho nabirangirije mw'ishyamba ahantu mu kayira nyine nawe urikira kabisa Mbese reka ngubone. Mwahuriye mu gashyamba. Ni ibiki waragiye? reka tubyibone aracyaza bimwe byo mu cyaro Muramishe. Ariko hari ibintu numvishe. ikintu ngiye gusaba kimwe cy'ubu umbabarire nta wundi muntu uza ahantu mba usibye wowe umbabarire umbikire ibanga na yayandi nari ngusigayemo ngiye nzayagura ni ukuri Imana basi kubera ko utubwije ukuri kubera ko utubwije ukuri nibura umuntu yapfa kukugirira ntabwo nemera ko ari jyewe urebye ukuntu yanyarutse Mugisha akora muri urebye ukuntu yanyarutse nta nubwo nemera ko ari jyewe ashobora no kuba n'abandi baranyuze ubundi jya uva umugabo uretse ubundi bubwa nka buriya sibyo na mbere yose iyo ubwiza umuntu ukuri ko turiya dufaranga twawe ubundi ntabwo ari two ngewe niba utari reka mubwire reka noneho nkwereke buriya rero nkunda jyewe umugabo ntacyo amaye nkunda umugabo ntacyo amaye turiya dufaranga twawe ubundi siko nari ndambirijeho ubundi manyeneye nibuze ubwiza ukuri urumva ubwiza ukuri nibuze umuntu aragufasha amenye uko akwera Alo? Maga? Umeze utera? Uri hehe se? Uri mu rugo? Ko nagushakagara? Nuse nuzi ko nanagukumbuye koko? Agose umugore w'abandi bakumbura se hafi ngiye kuzahagwe n'ubundi bose yarampamagaye abwira akazi ariko nyine nawe mfite akazi ntabwo nari kubona umuntu k'akazi kanjye se mwaba uburyo ugakora Ariko magare oya nta muntu turabona
ahubwo nabwiraga nyine umugabo kugira ngo wowe ari wowe shaka. None se wowe barakubwira akazi ukavuga ko ufite akandi, ahubwo wowe ari kumubwira ko muza kuza kuvugana. we none reka nkwereke yewe ntabwo uyu munsi ndi buboneke ahubwo arya ejo bundi ndabikonje noneho nyuma yaho cyagiye yambwira ko azajya mu ntara nibwo nzaza. Okay, nta kibazo, ubwo nzakuvugisha, ariko ibi bintu biri seri, uzabishyiramo imbaraga nawe, sibyo? Sawa, ubwo ndaza kukuvugisha.